Mana turagushima, uri Imana ikomeye, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uhanika ikirere, udendeza inyanja, urema imisozi n'ibibaya. Mana uri ndiho, uri Yawe, uri Adonai, uri Imana ishobora byose. Turagushima. Reka twege twese tuhaguruke turirimbane indirimbo ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Dushima Imana, turamya Imana kubw'imirimo itandukanye yadukoreye. Reka muri kano kanya ubwenge bwacu n'imitima yacu byose tugerekeze ku Mana, kuko Imana yacu ari itubeshejeho. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose, njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Turimbane nabonye umukunzi twese. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiriye, yaranguze eno nawe yaranihaye. none ibintu mfite byose ntabwo nkibikundira. ibyo ntunze ajya ndinda mu nzira ijya mw'ijuru, umuhanga amaso iteka bizanye iz'intege nke. shira ubwoba shira ubute, nyuma nzatabara.
bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none. Twebwe tubasuye cyangwa tuje kubareba turi abakristo. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya mbere yo kuvuga ibindi byose tutangire na gahunda yacu yo gusenga. Yego mwese murabyumva? Aha, ubwo tugiye gusenga aduhamagare Jennifer aze hano asenga Imana, hanyuma dutangire igikorwa cyacu. Muganga wacu Yesu ni namwiyanya mwiranye nawubahizi wawe iruta amazina yose ntawusigizwa nkawe Kristo mwiza cyane. Witeka Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isaka na Yakobo, twaje mu gikorwa cyo gusura abarwayi kuko natwe twigeze kuba ku bisasizo tubikurwaho nawe. Ntabwo wakwibuka abarwayi nawe utarigeze urwara cyangwa ngo urwaze. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo Kristo wasize mu bawe. Natwe ubwo twaje ahangaha, reka baje barwaye indwara z'imibiri barushye bananiwe, reka bazakirira aha hantu. Kandi atari butwara ifunguro tugiye kubategura nk'abana bano twateguye nk'abantu, reka uryezeshe amaraso yawe, urihumanisha amaraso yawe, rihinduka urukingo mu mibiri yabo, ibabere iry'umumaro. Nibyo mbasabe nashidikanya mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro, amen. Aha, arakoze mama wacu. Dushimiye Imana ko tugeze hano uyu munsi, kandi ndashimira aba bantu mureba bambaye uniform y'umweru. Iyi ni groupe mubona yitwa Helping Foundation, kandi iyi Helping Heart Foundation ni abantu bishyize hamwe bafite umutima wo gufasha. Umutima wo gufasha rero dushingiye ku ijambo ry'Imana irimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 36, aravuga ngo nari ndwaye muransura. Uyu mwanya twamaze kumenya ko hari abantu barwariye hano, niyo mpamvu twafashe ibyo kurya, turavuga ngo reka tubagereho nabo tubasure, uko byagenda kose natwe Imana izabitwibukira. Niyo masengesho yacu rero. Aba bose mureba n'abandi badahari bafashe ibyabo barateranya, baravuga ngo dukwiye kujya gusura abarwayi kwa muganga. Muri uyu mwanya ntabwo abarwayi wenda babashije kugera aha, nabo turaza kubageraho, ariko turavuze ngo reka duhamagara abarwaza babanze baze bakira icyo kurya, noneho nyuma tuze dusure n'abarwayi tunabasigira isengesho, hanyuma twongere tuze gusubira mu macumbi. Turi kumwe, aba bose mureba ntabwo twavuga ngo nta mupagani urimo, aba bose ni abakristo. Aba ni abakristo kandi basengera mu itorero rya Pentecote, bemera Yesu bakemera n'Imana. Ntabwo rero tuzi idini usengeramo, ariko iryo usengeramo ryose ni uko wemera Imana yo mu ijuru. Amen. Muri uyu mwanya nk'uko mubonye dusenga, tuzanye ibyo kurya bitandukanye, harimo n'icyo kunywa. Birashoboka ko wenda umurwayi wawe afite kondisiyo, ushobora kuba atarya iby'umunyu, ushobora kunywa atanywa irimo sukari, uraza kubisobanurira bariya bantu, kandi ugize ikibazo uregera umwe muri aba bantu aragusobanurira nta kibazo. Kandi tujya no mu bandi bantu bafite ubumuga, dukora ibikorwa bitandukanye. N'uyu munsi Imana yabishimye, irabyemera ko turaba turi kumwe namwe. Imana ihabwe icyubahiro rero. Ndagira ngo aba bantu twazanye ntabwo navuga ngo ntibazamure ikiganza babasuhuze kuko murabareba ntabwo musa, twambaye inifomu nka korali. Turi kumwe n'umuyobozi w'inkambi, perezida, reka wazamura ikiganza by'umwihariko mu murebe.
Bravo. Amen. Aha, by'umwihariko rero ndagira ngo bapfundure ibi biryo. Turabanza tubiryeho mu birebe. Haba hari umuntu urwaye mu nda mu kanya yabirya ko bazanye ibiryo birwaza mu nda. Turabanza tubiryeho no ku gikoma batayeho naho tumweho. Bose dusogongere muhari. Hanyuma mu birebe kugira ngo hataza kugira ikibazo n'iki. Numva ubundi kunzi mwiza yarankunze ntamuzi yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezanteye kubimbata ye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Turimbana nabonye umukunzi twese. Yafatishije arirwo rukundo rwe izo ngoyi zezanteye kubimbata ye rwose ngenduwe kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabona umukunzi mwiza kera yaramviriye yaranguze eno nawe none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze twemera rero dusenga abana mwarimu Fredi aze asenga. Somo yacu nziza ikomeye Imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi. Uyu mwanya ahangaha hari abarwayi baremerwe n'imibiri. Imana tuzi yuko ari ushobora byose, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo wowe n'Imana ubakize kandi urengere ubwoko bwawe. Imana bagirire neza ukize aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Mana tuzagushima turatubwira imirimo ikomeye wakoze kuko uri Imana idahinduka, uri Imana ishoboye. Terekera ko twaruna n'umunsi wa none kukiri twakizaga abarwayi n'umunsi wa none uracyakora kandi Uwiteka Imana ntabwo uginduka nk'abantu. Kuko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Namwe niko mubyizera? Imana irabizi ko uri hano mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi Imana irabyemera. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo reka tugere hano dusengere n'abarwayi. Twabahaye iby'umubiri ariko n'iby'umwuka nabyo biba bikenewe. Reka rero twemerere mama w'umucungaji nawe turi kumwe muri uyu mwanya nawe abasengere kugira ngo Imana ibakure no kuri ibi bitanda musubire mu ngo zanyu. Reka rero mama.
turagushimiye Uwiteka Imana yawe kandi Imana ikiranuka. Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye amasaha turagahimbaje Mana. Tugushimiye nyaboneka Mwami imirimo n'ibitangaza wakoze nyaboneka mugire neza. Dusanze ni kuri data ababyeyi ari bazima bari guhumeka nyaboneka Mana. Abandi bakoze imirimo babyaye nyaboneka data mwiza ndetse n'abandi ntabwo barabyara ariko byose urabizi urabisobanukiwe. Data izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Turakomeza kukwinginga Mana kugira ngo ukomeze kubana n'ababyeyi. Mwami Imana yacu ikomeye ababyaye bakomeze wongerera imbaraga ndetse n'abana batoya Mwami bageze mu isi babazo Mwami turabashinganisha mu maraso yo kugira ngo bafunike data mwiza ababere urukingo kandi data dusengeye n'abandi bose batari babyara Uwiteka Imana nyiringabo urabaza urabasobanukiwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo nutera ababyeyi gutwita kandi ukabatera no kubyara kuko kwawe gukomeye kube kuri bo nyaboneka Mana. Abari muri sare abari hirya no hino Mwami turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kube kuri bo Mana. Bose babyare neza babyara abana bazima kandi n'abazatabuka ari bazima Mana nibava hanga bazagushimira. Mbanze kubasuhuza rero abadukurikiye abakurikiye Helping Heart Foundation. Turahangaha mu irwariro cyangwa se ibitaro bya Nakivari Health Center Siri. Twaje gusura abarwayi aha turi ni mu bitaro by'abamama babyaye cyangwa se bategereje kubyara. Hano ndi kumwe n'umumama yatwibwira bire mama. Amazina yawe bakwita nde? Bakwita Esperance? Mukobwa Esperance. None mukobwa Esperance umaze igihe kingahe cyane mu bitaro? Ingahe? Iminsi 4. None wari wabyara cyangwa utegereje kubyara? Imana igufashe. Hanyuma se ugiye kubyara inshuro ya kangahe? Inshuro ya 5. Ugiye kubyara abana benshi. Bose bariho? None wabonye groupe yavuye ahangaha ni abantu basenga ni abantu bafasha. Ese wowe ibyo bafashe byakugezeho? Byakugezeho? Hari n'iki n'iki? Harimo umuceri, inyama n'ibitoki byari biryoshye. Hanyuma rero n'iki wabwira wenda abantu baba badukurikira hirya no hino ku isi? Urabona ko wenda uyu munsi ni wowe, ejo hari abandi bazaba barwaye. N'iki wababwira kubyo wabonye? Murakoze rero kugira ngo nagusabira Imana kugira ngo nawe uzabyara umwana wa 5 kugira nawe uzishimane n'abandi. Murakoze cyane. Yes, rero ngira ngo tuvuye ahangaha turadakomeza ariko mu by'ukuri tuba tuje kureba abantu barwaye bababaye. Ariko rero nasaba ko waba ari wose ureba aya mashusho yacu yakomeza kugira ngo byibura nawe agire icyo akora kugira ngo abantu bababaye abantu barwaye byibura nabo bagire icyo babona bijyanye n'ubushobozi bw'ibyo kurya cyangwa se hari ababa barwaye badafite imiti ariko agize icyo wakora nawe umurwayi abona imiti cyangwa se nawe ukantu ko kurya kakabona. Murakoze Imana ibahe umugisha. Kugira ngo rero dukomeze dusura abarwayi nk'uko mwakomeje mubireba n'ubundi ni ya Helping Heart Foundation irasura abarwayi murabizi ko ntabwo baba bishimye kandi nanone ntabwo wareka ko nabo bamaze kubabara. Hamwe n'Imana twizeye neza ko bazakira. Rero n'umwana ahangaha murabona ko uyu mwana n'umwana ufite ibibazo, umwana yarahiye arababaye cyane. Reka banza twihuse bakita neza gato Anita umaze igihe cyane mu bitaro. Wakane bwa umaze iminsi 3 hano. Mwaje kwa kane ikindi. None wabaye iki kuri niba ukibuka neza? Kumatara koje wari uri mu gikoni cyangwa hari ijoro? None ukiyaga neza. Ndakoma. Hanyuma se nawe icyo basanze umunsi ibyo byakugezeho batanze iki uko bakomeyeho
ntacyo baguhaye cyangwa nuko utawe ntabwo bakugezeho ariko ibindi wabibonye inyama uko bavuga n'umuceri hajya ngo bita nde none gato ni iki wabwira abantu wenda baba bazakureba wenda ku isi yose ibijyanye n'iyi gurupe yagusuye cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba batanga ubufasha ku bandi bantu wababwira iki ukuntu wahiye hanyuma se nk'umufasha w'umwuga wowe baguha ni mu buhe uragufasha ukagusubira gake none imiti urayibona neza imiti urayigurira cyangwa uyikura hirya no hino abafasha nibo bayigura iwanyu nibo bayigura umeze bihangane rero hanyuma rero abakomeza gukurikira groupe Helping Heart Foundation murabona ko abantu bababaye abantu baba baribwa nk'umwana nababaye gusa nyine icy'ingenzi ni ugusura abantu mukabafasha kubera ko uyu munsi ni we uyu munsi ni wowe uyu munsi ni jyewe ntawamenya uko ejo buzacya bumeze rero mukomeze murebe abababaye mubafashe hamwe n'Imana izabamugisha murakoze cyane turi kumwe n'umuntu hano sinzi niba ari umurwayi cyangwa se ari umurwaza araza kutwibwira hanyuma tumenye uko bimeze bakwita nde Maria Chantal wagira Maria ndagwaye wari indwara y'inzoka yo kundigata mu bwonko inzoka yo kundigata mu bwonko wumva umeze ute y'inzoka yagufashe ndazengerera bitura hasi nkamera nk'umurwayi w'igicuri yo pole sana none se hari abantu baje kubafasha hano mwabonye bari bambaye imipira y'umweru ifite ibara ry'icyatsi ese baba bakugezeho wacu wabonye nariye rwose nariye nahaze bamaye nk'inyama eshanu zose yo Imana bamugisha amen Imana ibahereze umugisha none se n'icyo wabwira noneho abandi bashobora kuba bafite umutima ukunze wo gufasha bakureba ahangaha bazakureba ku isi yose wenda nawe n'ibintu ashobora kuzireba ni iki wasaba abantu kugira ngo wenda bakomeze bafashe abandi icyo nasaba abantu ni uko bakwemera bakajya mu gakiza ibindi bikaza nyuma none ku bijyanye n'ubufasha wabonye ubonye ko haje ibyo kurya haje inyama haje iki burya abantu gufasha bava mu mutima ni iki noneho wasaba abantu kugira nabo bajye bafasha abandi icyo nasaba kugira ngo abantu bajye bafasha abandi ni ukuri nabo icyo umuntu afite cyaba gike cyaba kinini yagahayeho mugenzi we hanyuma no kujyanye n'iyi groupe wabonye yagufashije cyangwa se yafashije n'abandi niki wayisabira niki wayivugaho kugira ngo wenda n'uyireba hirya no hino yumve yuko hari icyo yakoze njyewe icyo nayisabaho nagira ngo yigisha abantu twigishe natwe tunayiyoboke tuyiyoboke natwe tube hamwe namwe byashimishije cyane bari hamwe namwe ngenda murakoze cyane hanyuma rero murakoze cyane reka mbashimire mwese mbashimire abo twaganiriye mbashimire abarwayi mwakomeje kwihangana kandi murakira Imana kumwe namwe hamwe na Helping Heart Foundation turabashimiye cyane kandi abatureba mwese mukomeze mudukurikirane mukomeze mufasha abantu hano hari abantu bababaye benshi hari abantu badafite kirwaza hari abantu bafite inzara ibaze kuba urwaye nanone ukanasonza iyo ni ikibazo gikomeye rero mukomeze murebe abantu bababaye icyo ufite gikeya hamwe n'Imana Imana ibamugisha kundorwe izo ngoyi zezaneye kubimbata ye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose